Turabasuhuje bakunzi ba Zal Empire. U Rwanda rwagiye rugira abatasi kabuhariwe kuva na kera, ari nabyo byatumye rwirahirwa n'ibindi bihugu babaga bahanganye nabyo. Mu gutsinda urugamba habamo ibintu byinshi, harimo ingabo zateguwe neza, ubushobozi bwabo bwa finance, ubw'ibikoresho ndetse n'ibindi tutarondoye. Gusa igice cy'ingenzi ni igice cy'ubutasi. Iyo tuvuze iki gice hari benshi twirahira. Wanareba intambara zagiye zitsindwa n'ingabo z'u Rwanda kuva na kera, ubona ko mu bushobozi buke u Rwanda rwagiye rugira, bigaragara ko ubutasi n'ubwenge bwakoreshwaga ari byo nkingi ya mwamba mu gutsinda izi ngamba byabaga biri hejuru. Nk'urugero rwa hafi, reka mbahe inkuru y'ubutasi buhanitse bwa Ruganzu Ndori. Ruganzu Ndori azwiho kuba ari umwami w'intwari cyane, kubera uburyo yabunduye u Rwanda rwari rumaze imyaka rwarigaruriwe n'abanyamahanga barimo Abanyoro. Ruganzu rero mu kubasha gutsinda abari barayogoje u Rwanda, yakoresheje ubwenge budasanzwe, harimo no kwitatira ubwe, ibyo twavuga nko kujya kwinekera abanzi. Ni nayo mpamvu mu kivugo cye yagiragaho avuga ati: "Ndi cyitatire cya Mutabazi, naritatiye ndatera ndatikuza, ntera ababisha ubwoba." Umwe mu bo Ruganzu Ndori yitatiye ku giti cye nyuma akanamwica, ni umwami witwa Nzira ya Muramira w'ahitwa mu Bugara, ubu ni muri Kivu muri Kongo. Uyu ngo Ruganzu ajya kumutata yamubeshye ko avanywe mu Rwanda nuko yanganye na Ruganzu, agenda asaba ubuhake, nuko agenda abeshya ko yitwaga Cyambarantama. Nuko Nzira amuha umurimo wo gucana no gucuranga, kuko yari yabeshye Nzira ko ari we yakoraga mu Rwanda. Ruganzu rero yararaga acanye anacuranga, bituma amenyerana n'abarinzi ba Nzira, ndetse ngo yabiyegereje cyane, abaha inzoga y'inturire batari basanzwe bazi, maze bumvira aryoshye kurusha iz'iwabo. Yababeshyaga ko iyo nzoga ayizanirwa n'umwana we ujya yiyiba akamusura. Maze izo ngabo za Nzira zitwaga Ibishyito zibaza Ruganzu Ndori niba yazibonera inzoga nyinshi kurusha, aremera. Muri ubwo butasi bwa Ruganzu rero yajyaga ahura na bimwe mu bisumizi, arizo ngabo ze, akababwira aho ageze akora ubutasi bwe. Umwe muri ibyo bisumizi ni Muvunyi wa Karema, ndetse n'uwitwaga Rucinya. Yahuriraga nabo mu ishyamba ubwo yabaga agiye kwasa inkwi zo gucana. Ruganzu rero abonye amaze kwigarurira Ibishyito arizo ngabo za Nzira, yabibwiye ko ashobora kuzabibonera inzoga z'inturire 50. Ku munsi wa nyuma yabwiye izo ngabo ati: "Inzoga zabonetse." Maze ajyana na zimwe muri izo ngabo kuzizana mu ishyamba. Nuko bamaze kuzizana baranywa barasinda. Aha ibisumizi byose byari byaje, byose ariko byihisha muri rya shyamba. Ubwo rero bazaga bikoreye izo nzoga, hari ibisumizi 2 Ruganzu yari yabwiye kubakurikira kugira ngo bajye mu gico inyuma y'urugo rwa Nzira, kugira ngo bumve ibyo bavuga, igihe nikigera abarengurire batere. Ibishyito rero bimaze kunywa no gusinda, Ruganzu yarabishutse ati: "Nimube muryama, ndasigara ncuranga, kandi nihagira igikoma ndababwira." Ibishyito biriryamira. Byose bimaze gusinzira, Ruganzu aromboka ajya inyuma y'urugo guhamagara ibisumizi, ati: "Nimuze basinziriye." Nuko abacamo amatsinda, bamwe abohereza kwa Nzira, abandi abashyira ku Bishyito, abandi bajya kwa Mfashuzo wari umutware w'ingabo za Nzira. Bamaze kugota neza urugo rwa Nzira, baruha inkongi, bamugwa gitumo baramwica. Arapfa, umutware Mfashuzo nawe arapfa. Ibishyito nabyo birapfa, rubanda ruri hafi narwo bararwica. Ibyo kwa Nzira biratikira, Ruganzu aganza atyo.